ushobora gukora subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu tukaba twaje gusura umuntu ukora design ku bintu bya makeup mukaba mugiye kubana nanjye Ingabire Liliane n'umutumirwa wacu. Yego murakoze. Izina natwibwira. Okay, ni amazina yanjye bwite nitwa Nitanga Claude. Aha, amazina hari irindi zina ukoresha mu kazi kawe? Mu kazi kanjye hari. Muzwi ku izina rya Mr Design hano mu mujyi. Tubimenyeremo abantu b'abahungu cyane. Ni gute wiyumva nkawe umuhungu? Uko niyumva ntago kuko nibyo uvuga nibyo ntago ku muhungu usanga akora ibintu by'abakobwa kandi hatari umukobwa. Ni ibintu byatungura umuntu wese, ariko igihe tugezemo nuko buri muntu wese nta kazi kagihari ngo umukobwa yakora ibi cyangwa umuhungu akora ibi. Ndibaza ko ubu nonaha buri wese ibintu cyose yagikora. Wamfasha ukabasha kwereka abantu bamwe ukabasobanurira utuntu turi hano duke batasanzwe bazi kuri makeup abantu benshi batazi, hari ukatwereka aho hano gato gasobanura. Nabereka hari nk'iyi urabona nk'iyi mask, iyi mask urayibona ifasha ku bantu hari usanga umuntu afite nk'ibiheri afite irazanye kuri face yarazanye utuntu kuduheri dutandukanye. Iyi ngiyi gufasha kubasha kugenda idukurura kuko akenshi ku ruhu rw'umuntu hari abantu bagira magresse ni ukuvuga ngo amavuta umubiri. Iyi basha kudukurura mu gihe runaka. Ukoresha no kuvuga ngo igihe cyose ufite umwanya uri mu rugo utuje, no kuvuga ngo urayifata ukayizimanganya mu maso nk'uko ibana hano foto muyibona. Ukimaze mbazibanganya usiga amaso hano nk'uko ibana foto n'umunwa n'amazuru ukayizengurutsaho neza mu maso ahandi hose hari ikibazo ukabasha kwizengurutsaho ukayimaza iminota hagati y'iminota 25 n'iminota 30. Iba yamaze gukurura ikabasha kuzayigenda iyo ukoresha mu gihe cy'icyumweru ibasha kugenda igufasha kugenda ukurura utuntu tumwe na tumwe ukabasha kugenda gukamura amagresse. Ikindi ni abantu bakunda ibintu bya makeup hari no primer. Ino primer mbere yuko utangira utangira makeup yawe kwikora nayo igufasha ushobora no kwikoresha utajya kwimakiya mu buzima busanzwe kuvuga ukagira nk'amavuta kwa ukigufasha kurinda uruhu. Umasha kumusiga iki akanaga cyuri gukoresha? Akanaka blanche ariko gafasha kuba katunganya tiro kakabasha kanatuma inagaragara neza. Ubu nuvuga akandi kucisha hejuru ubona ko umweru nako bakita concealer nako kabasha gutuma tirigaragara uko wayisize uko ushaka kimera. Nize makeup sikizwe makeup wenda akakanya ni nyinshi ariko muri na muri izo ngizo tuvuga hari byo bita foundation niyo ni mukanya nitugeraho nayo ndayikwereka. Gusa ubu nonaha ikiri kubana nonaha nino itiro turi gusiga tubasha kuba twitunganya. Izi makeup zisiga ryari bizana mu gitondo zikageza nimugoroba biba bimeze gute? Izi ngizi ziraresista ku buryo uyikoresha umunsi wose itavuyeho kandi itagize n'ikihungabanya ku ruhu rwawe, ku buryo wanayirarana se. Kwirarana ntago ari byo kuko niba hari gahunda runaka watumye uyisiga uba ugombye kuyikuraho iyo gahunda ikirangira kugira ngo ubashe kuko buriya ukaryama uruhu rwawe rutari uko rumeze uko rwonyine ntago aba ari byo. Makeup se bisaba kuzisiga ibyiza no kuzisiga buri gihe cyose wumva uzishatse cyangwa bigira igihe? Ntago bigira igihe, no kuvuga ngo ushobora kwisiga buri gihe nta kibazo ko makeup bo ntacyo yagutwara ko makeup zigezweho ni makeup itagira ikihundura ku ruhu cyangiza uruhu mu kwisiga igihe cyose ubishaka. Kuko impamvu mu twikora makeup nuko kugira ngo tugaragare neza kandi natwe twihisha icyubahiro. Kuko kuba mwiza ni ibintu umuntu aba agomba guhorana. Hanyuma se muri makeup ziri hano ndabona ari nyinshi zitandukanye. Hari zose imibiri yose yazisigaye yaba inzobe yaba igikara
imibiri yose yayizisiga yaba inzobe yaba igikara cyangwa buri muntu wese afite iyo yagenewe? Buri wese afite iyo yagenewe, ntabwo zose umuntu wese waza ngo wishyireho, buri muntu afite nimero ye kuko zigira n'amanimero, ku buryo iyo bitewe n'uko usa ukoresha iyawe ukusa. Ntabwo watubwira muri make ukatubwira ati nimero iyi ni iy'inzobe, iyi ni iy'igikara, iyi ni imibiri yombi ngo twumve? Izo ngizo nizo zirahari hano. Urabona wenda mbaye n'urugero hano, nk'urugero hano urabona hano zigiye zifite amanimero, zigiye zifite nimero rimwe, iyo ni nimero rimwe ni inzobe, kabiri ni imibiri yombi, gatatu ni igikara. Urabona ziba zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero kugiye kuzisiga uzisiga ukurikije uko usa. Ni ukuvuga n'uri igikara ukoresha gatatu, n'uri imibiri yombi kabiri, n'uri inzobe ni rimwe. Ndumva ari byo nabasha kumusobanurira. Ni nk'ihe nama wagira, ni ikihe kibazo ubundi byose giterwa n'uko abantu barara na makeup? Giterwa ntabwo ndumva neza ikibazo. Giterwa n'uko abantu barara na makeup. Icyaba giterwa ni ukuvuga ngo ari gishobora kuzana amareriji wenda, gusa ntabwo kuba tuvuze haruguru ngo kwirarana makeup nta kiyagutwara, ariko ibyiza ugomba kuyikuraho, ntabwo kurarana kuko uruhu rwacu ni umubiri, ugomba kugira igihe uyikuraho n'igihe runaka wayishyiriyeho. Ni ukuvuga mu munsi wose ugiye kuryama ugomba kuyikuraho. Njye numva ngo hariho abantu bisiga makeup barangiza bakagira ikibazo cy'ama-allergy. Nagira ngo mu byo wowe ushobora kuba wasiga umuntu, ni iyihe nama wagira nk'umuntu ugira ikibazo cy'ama-allergy? Hari nk'umuntu yisiga bitewe n'amafondeti bituma mwakoresha n'amafondation biki, ugasanga arwaye indwara z'uruhu, utuntu tw'uduheri tukaza, nyine ukabona ntibisobanutse. Muri make uwo wamugira iyihe nama? Inama namugira uwo nguwo ashobora kuba harimo ibintu bibiri. Ashaka ko ikibazo ari sinzi ari uwo musize akamusiga wenda bitagendanye n'uruhu rwe, akaba ari yagiye ikibazo, kandi n'ubundi usanzwe ifite iki kibazo gisanzwe cy'uruhu cyamuterereje, ko ubundi iyo ntago ari makeup bamusize. Makeup nyayo nta kibazo iteza. Makeup nyayo ni makeup wisiga ugasa neza nk'uko ubishaka, kandi kuko ari byo ntago abantu bayikora wisige ukarwara ibihere, kandi bose ntago ari ko bahura n'icyo kibazo, ahubwo ubundi ikibazo cye aba yisanganiwe. Ariko ubundi makeup nyayo aba ari makeup ukoresha ukaba usa neza kwishaka, nta ngaruka runaka ko ntacyo byabimoze urware ibihe cyangwa amareriji. Reka tukwibutsa ko ari ZOOM TV24 turi kurikirana, aho turi kwa Mr Design mu gikari cya kabiri uturutse kuri hano kwa Rubangura. So ari kutubwira ku bijyanye na makeup. Njye nari mfite ikindi kibazo cya makeup. Ese makeup ziri complete zuzuye zose ni izihe? Makeup zuzuye ni nyinshi uko nabivuze. Mu kuvuga ngo nukuba ufite uko umuntu yaba yisize mu maso akagaragara, bisaba ko wisiga ibihe bice by'ingenzi, mbese byose ibice byo mu maso wasiga. Ubundi bice bigira mu maso hagira ibice bine. Hari igice cya mbere cy'ifesi, ifesi tubona igaragara inyuma, ariyo iyi, ariyo ubona. Hakaba aya maso ari mu bituma makeup wakoze igaragara, ukora ijisho, cyo bita gukora ijisho. Hakaba no gukora umunwa. Hakaba n'ikindi gice cy'izuru bita bagikoresha highlight cyangwa contour, ukora design yo maso. Okay, watubwira ibyo ngibyo byitwa gute, bimeze bite? Okay, iyi ni tiro nakoresheje hano kuko mbere na mbere kunsiga nabanje kwepia. Maze kwepia nkuko bayibona, maze kwepia nakoresheje tiro nakoresheje ni shokora nkuko bayibona nawe. Ibi babona biciye ku ruhande ni concealer nabashije kuba ariyo inabasha kuba gutuma binagaragara kwigaragara. Hanyuma se ibi ngibi uri gukora bijyana na turashokora ko watubwiye ko ari wansize cyangwa n'irindi bara warisi? N'ibindi bara, umukara, bitewe n'icyo ukunda n'icyo ushaka wowe, kuko ubikora bitewe n'uko wowe byiyumvamo. Hari abakunda umukara, abakunda shokora, kuko na shokora ziratandukanye. Hari shokora yerurutse, iyi shokora mubona namukoresheje ni 003, akaba ari n'indi nimero bita 18. Ayo 18 iyo yererutse ntabwo yijimye nkuko yijimye, gusa we namukoresheje
nimero 003. hanyuma se gusigatiro iteka hari igihe wenda umuntu ashobora kuvuga ati njye sinasigatiro bitewe nuko babanza za foundation biki abandi bati njye nayisiga kuko bayibanza muri make watubwira ese ushobora gusigatira utisize foundation gukora makeup zisanzwe cyangwa bisaba ko banza kwisiga izo foundation zose ntabwo nta kibazo ushobora kwisigatira utisize foundation cyangwa utisize wowe bikora uko bishaka ariko ari uko ushobora kuvuga ati njyewe ndifite gahunda runaka ntabwo ari ngombwa ngo nisige byose bivuze ngo ushobora kwisiga yatiro yawe ukagenda cyangwa ushobora kwisiga foundation n'isigatiro ko barahari benshi abantu batandukanye batisigatiro. The ZOOM TV24. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.